nubwo urenzwe ukaba wihakanye Imana abasenga ukababona nk'abasazi ukabona bataye umutwe ariko Imana yarahabaye abantu baduteze iminsi we Yesu ashimwe bandika impapuro bamanika amatangazo ariko turashima Imana ko yabanye natwe turashima Imana ko yatugiriye neza iyo kubwa abantu ntago twakabaye tukiriho Yesu ashimwe cyane ariko Imana yaraturengeye Imana yabanye natwe Imana yaduciriye inzira muri aya materaniro ibuka imirimo Imana yakoze ibuka inzira Imana yaciye Imana ishimwe wibuka uburwayi Imana yagukijije Yesu nahimbazwe cyane reka nkubwire murokore shima Imana ibyo yakoze hari amajoro waraye bikomeye wa mumama uribuka umugabo ararakubundaguza wirirwa mu rugo ukavuga uti ntago ndi bururaremo wibuka ukodesha nyine nza guhagarara hejuru ariko uyu munsi uri mu makaro urajya muri dushe ukireba muri miruwari ariko uba mu nzu y'ibihumbi 10 no kuyishyura byakunaniye uyu munsi uri muri ishyuriye 300 uyu munsi uri ishyuriye 5 wagiraga umwenda umwe turi ku ijambo ry'Imana ryavuze ngo yaba Uwiteka Haleluya yaba Uwiteka atari we wabaye mu ruhande rwacu yaba Uwiteka atari we waturinze yaba Uwiteka atari we waturwaniriye yaba Uwiteka atari we waduhagazeho Haleluya reka nkubwire wowe unteze amatwi wowe uri muri iri teraniro yaba Uwiteka atari we wabanye nawe yaba Uwiteka atari we wakurinze kwa muganga wakabaye warabyaye umwana upfuye nk'abandi ariko Yesu yarahagobotse kaganiwe ejo bundi wambwiye ngo yabyaye umwana buri byumweru 2 umwana avuka ari muzima reka mbabwire hari imirimo Imana yakoze hari ibitangaza Imana yakoze ibuka amajoro wararagura ariko uyu munsi uraryama ugasinzira Haleluya ibuka utagira ikote hari abantu babaye abanyonzi barimo kunyumva hari abantu bakoze akazi ko mu rugo ariko uyu munsi Imana yarahabaye yavuze ngo yaba Uwiteka atari we wabaye mu ruhande rwacu ngo abantu babaratumize bungurire kababwi hari igihe cyageze abantu barahaguruka ye baba we ariko turashima Imana turashimiyera ko yagaragaye ku buzima bwacu turashima Imana ko yitamuruye turashima Imana ko yihesheje icyubahiro reka mbabwire wubatse urugo bavuga ngo ntuzarumaramo kabiri reka nkubwire wabyaye bavuga ngo ntuzabarera Haleluya umugore umwe yigeze amamagara n'urugwiro amamagara avuga neza arambwira ngo mva nkubwire mada ngo wabonye ubyara aba bana ariko ntago uzabarira ariko turashima Yesu Haleluya we ntago nzi ibyo bakubwiye kandi ibyo bavugaga byari ukuri ibyo bavugaga byari byo ariko Imana yabanye natwe Imana yaraturinze Imana yaratwiyeretse Imana iguha umugisha mukozi w'Imana utuganirize muri iri teraniro Yesu ashimwe cyane kandi Imana ishyirwe hejuru Imana ihimbazwe muri iyi saha Haleluya yavuze ngo yaba Uwiteka kurinda hari ababishagaga bahagurutse Imana irakurinda hari ababisha Monika bahagurutse bashaka kukubuza ubuzima Imana irakurinda Imana ishimwe kandi Imana ishyirwe hejuru Yesu nashimwe cyane ariko iki gitondo Imana itubwiye amagambo akomeye ikoresheje umukozi wayo nagira ngo utekereze neza hanyuma impamvu nabitinzeho nuko numva hari ibintu Imana yakoze abantu barimo barivovota abantu barasakuza ariko nyamara Imana yabaye mu ruhande rwacu Imana Imana yakoze ibitandukanye n'ibyo dutekereza reka nkubwire Yesu ashimwe cyane hari ibintu ntekereza uko bwije nuko bukeye nkahita ntanga ituro ry'ishimwe nkavuga ngo Mana warakoze
warakoze wagize neza. Gaga hari umunsi nagiye guhaha ndabishima. Hari umunsi nagiye guhaha mvuye mu rugo ntekereza ibintu Imana yakoze, ntekereza uburyo Imana indindiye muri Kigali, ntekereza uburyo abantu bamaye iminsi, ariko Imana ikaba yarabanye nanjye. Fata amafaranga ngiye guhahishanya umuntu uri gusaba ku muhanda, ndamubwiye nitwara ubundi Yesu yabanye nanjye. Dawidi yaravuye Yesu ya kera ntago mbizi. Reka mbabwire niba hari ikintu kibabaje nuko abarokore tutibuka imirimo Imana yakoze. Nasanze umuntu ari ku muhanda ngo ni impumyi harimo arasaba ngo mwampaye, amaboko yayateze. Ndavuga nti n'ubundi nari ngiye kugura inyama ngo zirye. Kera bajyaga bamanurira ngo uzajya urya inyama, nkumva ari amateka, nkumva bitatu byo kugura ikiro, harimo akawunga, harimo n'ayinzu. Nabaga mu nzu ya 2. Haleluya. Ndaje nawe yanireka nkubwire nari ngiye kuyagura inyama, ngaya amafaranga yajyanye harimo ibiro 2 n'ibihumbi 12. Hidutaha uve ku muhanda ugende wumva uko Yesu agira neza. Imirimo Imana yakoze. Ngiye gusenga ahantu Imana irambwira ngo kubwo umuntu wahaye amafaranga nanjye nguhaye minerivare y'abana. Ndashima Imana ko barangiza igihembwa amahoro. Akwereka abantu bari bigeze Gaga, ariko turashima Yesu. Haleluya. Imana ishimwe. Mwabyumva abantu bagutega iminsi ukagira ngo nibo bakubyariye mwarahuriye I Kigali, ariko turashima Yesu wabanye natwe. Yesu ashimwe. Kiye gusenga ndi muri bikonkobore, umwana bamwiruka bampamagaye saa 3 z'ijoro, arahamagara arambwira ati ubudiregiteri arimo aradusohora saa 3 z'ijoro. Ntangije mitakiramo igitenye njya muri bikonkobore nijoro. Ntangije mpena mbwira Imana ngo Mana nje imbere yawe muri uyu musozi. Muririmbye 194 namukunda. Niba mutamuririmba mufite ikibazo. Avuga ngo Mana nduburira amaso yanjye ku misozi. Avuga ngo mbe gutabarwa kwanjye kwava hehe. Avuga ngo kuwiteka niho guturuka. Haleluya. Mana ishimwe niba murimo kunyumva. Amen. Saa 2 z'ijoro ibyo muvuga ngo mugira ubwoba, njye nizamuye mu ishyamba kuko ntago byemewe gusenga ku manywa. Ndizamura bagoma uyu mwana basohoye saa 3 z'ijoro. Bene wacu niba mubona muri quartier mu gitondo baravuga ngo iki, dufite abantu baza kudusuhuza we ngo barebe ko babirukanye ku ishuri. Uzi ko ufite abantu baza gusuhuza ngo barebe ko urugo waraye uruvuyemo. Ntago murimo mu byumva. Iteka badutsindire mami. Dufite abantu baza kugenzura ko uri mucira buri kwezi ko wasamye. Barahari. Baremera bagashaka n'ibyo baza bikoreye kugira ngo uzabone ko bagukumbuye, ariko nta kindi kibazanye. Imana igira abantu gutsindira muri wenda 2 turavugana barabyumva simbizi. Kugira ngo se ntimpuwe. Kugira ngo nimuwera. Imana ibagirire neza kandi Imana ibanezeze cyane.